twasengeraga mu itorero rya ADEPR Pentecote, ubwo twari tumazemo imyaka igera kuri 30, ariko tugirirwa ubuntu tumurikirwa n'umwuka w'Imana atwereka umucyo w'isabato, tubona umucyo w'isabato. Umucyo w'isabato uburyo waje kuza kutugeraho, nta muntu wigeze ahaguruka mu rugo ngo araza kutubwiriza ubutumwa bw'isabato. Haba nararyamye ngiye kumva numva ijwi rirampamagaye nditaba, rirambwira ngo nimwitegure ngiye kubohereza mu itorero ry'Abadiventiste risenga ku munsi wa 7, ngo niho ngiye kubohereza abariho mujya gukorera umurimo wanjye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru, ikimenyetso cyanjye ni isabato. Bavandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira kuri iyi kamera, twongeye gushima Imana ku bwanyu ndetse no kuba Imana iduhaye amahirwe, Uwiteka ahabwa icyubahiro. Aka kanya rero nongeye kugaruka, ariko ntabwo nje njyenyine, ahubwo nzanye n'umuryango twasuye, baraza kutwibwira ndetse naho batuye. Imana yabagiriye neza, ibamenyesha umucyo w'isabato bigendanye n'umushinga turi gukoraho, kandi rwose bishimiye kusangiza ubunararibonye bw'iby'Uwiteka yabakoreye abandi bagihanganye n'urugamba barimo kugira ngo babakomeze. Mbere yuko dutangira ikiganiro, reka nsabe uyu papa mwiza watwakiriye abanza twibwire, atubwire n'aka gace duherereyemo tubone gukomeza. Murakoze cyane, nk'uko mwene data abivuze, koko natwe turishimye kuko yadusuye hano muri uyu murenge wa Gahengeri. Ni ukuvuga rero ngo amazina yanjye nitwa Harerimana Jean Bosco, nkaba ndi umupapa w'abana 6 n'umufasha umwe. Ubwo nkaba ntuye hano mu karere ka Rwamagana, umurenge ni wa Gahengeri, akagari ka Kibare, umudugudu wa Rurambi, itorero nsengeramo ni rya Gahengeri, intara ni ya Nyagasambu. Ubwo rero nuko nguko bimeze, ubwo Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane, Uwiteka duhire. Umaze kutubwira yuko hano ari muri Gahengeri Kibare, harya niho bita mu Buganza? Niho bita mu Buganza inahangaho. Murakoze, twaje mu Buganza rero bwa Rwamagana, ariko turi kumwe n'umufasha wawe, nawe abasha kutwibwira. Murakoze, amazina nitwa Nyirakamana Anwarita, nk'uko umutwara bibabwiye, ubwo abana nabo umurenge ni wa Gahengeri, akarere ka Rwamagana, itorero rya Gahengeri, intara ya Nyagasambu. Murakoze, twumvise rero ibyababayeho ndetse by'ibitangaza, uko mwahagurutse, Imana ibahagurukije. Turagira ngo mubidusubiriremo. Kera abantu Imana yagiye ikiza no mu gihe cya Yesu Kristo, babaga bumva bafite imbaraga ibasunikira kubwira abandi byababayeho, kandi nshimira Imana yuko namwe ari uko bimeze. Niyo mpamvu twamenyanye, turahuye kugira ngo musangize abandi ubwo bunararibonye. Ese mutarakiriye umucyo w'isabato, ubundi mwari mubayeho mute? Mwasengeraga hehe? Byari bimeze bite? Murakoze, twasengeraga mu itorero rya ADEPR Pentecote, ubwo twari tumazemo imyaka igera kuri 30, ariko tugirirwa ubuntu tumurikirwa n'umwuka w'Imana atwereka umucyo w'isabato, tubona umucyo w'isabato, kuko ntabwo byigeze byadufataga mu buzima bwacu bwose. Twumvaga yuko twiberaga mu cyumweru twasengagamo tukumva biraho, ariko Imana ikomeza kugenda itwereka umucyo wayo, ariko tukumva ntibishoboka, kuko ntacyo byari bitubwira rwose. Twumvaga aho twasengeraga biraho, tukumva ari amahoro, ariko kuko Imana ari nziza ibihe byose, itumurikira umucyo w'isabato. Nubwo byatugoye, ariko Imana yaradufashije, turi mu murimo wayo. Imana ihabwe icyubahiro. None byagenze bite kugira ngo muve ku izima?
ese mbere yaho hari ubutumwa bwerekeranye n'isabato bwigeze bubaca mu matwi mukabuninira nk'uko bivuze uti ntabwo byadufatagaho, byabaye bite? Umufasha wabasha kudufasha. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubu umucyo w'isabato uburyo waje kuza kutugeraho, nta muntu wigeze ahaguruka mu rugo ngo araza kutubwiriza ubutumwa bw'isabato. Twabaye mu itorero rya ADEPR tubamwe igihe kirekire, nabatijwemo 2004, umufasha wanjye yabatijwemo muri 90. Ubwo rero ni ngo twabaye muri iryo torero turi bamwe cyane rwose, turaryishimira cyane kuko twaribonaniyemo n'Imana, tubaniramo nayo cyane, kandi Imana igenda idukoreramo imirimo. Nibwo byaje kugera aho ngaho rero corona iza kuza kwinjiramo, ije kuza kugeramwo. Icyo gihe habayeho kuvuga ngo habaho itegeko ryo kwanga abantu bagume mu rugo. Ubwo rero twagumye mu rugo, ariko mbere corona itarageramwo nkaba nararyamye ngiye kumva numva ijwi rirampamagaye, nditaba, rirambwira ngo nimwitegure ngiye kubohereza mu itorero ry'Abadiventiste risenga ku munsi wa 7, ngo niho ngiye kubohereza abariho mujya gukorera umurimo wanjye. Ubwo rero muri icyo gihe muri iryo torero twari turimo, twari dufitemo imirimo itandukanye. Nari umubwiriza butumwa w'umuhamagaro, uriya Imana ihereza ubutumwa agahita agenda. Icyo gihe rero abayobozi b'itorero icyo gihe banyoboraga, bagendaga babimfashamwo, nk'ahantu ngiye kuvuga ubutumwa bakampa icyangombwa, nkahita nkomeza nkagenda nkajya kuvuga ubutumwa, navayo nanone najya kujya ahandi bakanterera kashe ku cyangombwa nkongera nkagenda. Ubwo rero Imana ngiye ngo igiye kunyohereza mu Badiventiste, nahise ngira ikibazo, ndavuga ngo nindamuka ngiyeyo ririya torero mbona nta muntu uririmo uvuga indimi, ntumva ngo hari umuhanuzi uririmo ugenda ahanura avuga igitangaza, nindamuka ngezeyo ntabwo bizangusha. Nahise ngira ikibazo rero koko, nahise mbwira umufasha wanjye nkangutse mu gitondo, ndamubwira inti nagiye kumva numva ijwi ry'Imana rirampamagaye, rirambwira ngo nitwitegure ngo igiye kutwohereza mu itorero ry'Abadiventiste risenga ku munsi wa 7, ngo nitubyitegure ngo niho tugiye gukorera umurimo. Ntabwo rero maze kubyumva kuko burya mu bigaragaraga naryaga mbona Abadiventiste nkumva yuko badasenga, nkabona yuko mu baguye ari bo bantu ba mbere kuko batavugaga indimi cyangwa se ngo numve bahanura. Numvaga yuko muri make ntaho bahuriye n'Imana. Imana ikimara kumbwira rero ngo ngiye kubohereza muri iryo torero, nahise ngira ikibazo. Ubwo ndakomeza ndihangana, nkomeza nkorera umurimo w'Imana aho ngaho narindi. Nibwo byaje kugera aho ngaho corona rero ibijemwo, imaze kugeramwo, byabaye ngombwa ko mpaguru twicara mu rugo nk'uko babivuze ngo tugume mu rugo. Ubwo rero twagumye mu rugo, nibwo nagiye kumva numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo nimwitegure ngiye kubohereza mu itorero ry'Abadiventiste, ngo nubwo hagiye kubaho gukingura insengero, ngo ariko mwebwe ntabwo muzongera gusubira mu cyumweru, ngiye kubimura mbajyane ku isabato. Rya jwi ryari rimpamagaye nijoro ndyamye, icyo gihe turi muri guma mu rugo, nta muntu ugera mu rugo rw'undi tutarenga umuharuro. Murabyumva ko nta wigeze aza kumbwiriza ubutumwa, none ngo mvuge ngo ni wangezeho aza kumbwiriza. Nuvuga ngo ni umwuka w'Imana wikoreye icyo gihe, nta mubwiriza butumwa wasanze mu rugo. Umwuka w'Imana arambwira ngo nimwitegure nubwo hagiye gukingura insengero, ariko mwebwe ntabwo muzasubira ku cyumweru, ngiye kukibakuramo. Mbaza rya jwi ry'Imana navuganaga naryo, ndaribaza nti se ugiye kutukura mu cyumweru tujyane ku isabato? Ubundi ko twasengaga mu cyumweru ntabwo wabaga utwumva isengesho ryacu ryapfaga ubusa? Ijwi ry'Imana ryambwira ngo ntabwo ryapfuye ubusa, ngi impamvu nanjye ngo mbibutse niyo minsi mwasenzeho, ariko mukansengera mu buryo bw'ubujiji. Ubu nibwo ngiye kubamenyesha ukuri kugira ngo mumenye uburyo musenga mu buryo busobanutse. Nibwo navuze nti se mu cyumweru igihe twamariyemo dusenga kugeza na n'ubu, ubwo niho bwo habaye ikibazo cy'icyumweru. Rya jwi ry'Imana ryambwira ngo impamvu ngiye kubimura ngo nkabajyana ku isabato, ngo kuko ikimenyetso cy'inyamaswa kigiye gukorera mu cyumweru, ngiye kubahungisha ikimenyetso cy'inyamaswa kigiye gukorera mu cyumweru, ngo niyo mpamvu mbajyanye. Ubwo
nibwo nabajije ryajwe ndaribaze nti se noneho ku isabato niho inyamaswa itazakorera, izakorera mu cyumweru gusa, ntabwo mu isabato izakoreramo? Ijwi ry'Imana ryambwira ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru, ikimenyetso cyanjye ni isabato. Umuntu uzaba yagiye mu kimenyetso cyanjye cy'isabato, ntabwo ububasha bw'inyamaswa ntabwo buzamugiraho uruhare, ngo ariko utazemera ubutumwa mubwiye ko kugira ngo yubahe amategeko yanjye, ikimenyetso cy'inyamaswa kizamufata, ngo kuko ikimenyetso cyayo ari icyumweru, nanjye ikimenyetso cyanjye kikaba ari isabato. Nibwo nahise mbaza ijwi ry'Imana ndaribaza nti se ko ugiye kutujyanayo, ubona mu badive badahanura baterekwa, nituramuka tugezeyo tukaramuka tuguye bizagenda gute? Ijwi ry'Imana rirambaza ngo ese abariyo baguye barangana iki? Ese ni ukuvuga yuko baterekwa? Ese niba bahanura abariyo baguye barangana iki? Ijwi ry'Imana yambwira ngo ngo haguruka ugende, ibyo ntabwo ari byo, ngo n'ubundi buryo nakurindiye hariya nzakurindira naho ugiye, ngo kuko n'ubundi nahari uri n'ubundi ntakurindiye n'ubundi ntiwabura kugwa kandi uriyo. Ndongera mbaza ijwi ry'Imana ndayibaza ngo ese nindamuka ngiyeyo bizagenda bite, ko ureba yuko nakoraga umurimo wawe, tugakora ibishoboka byose tugakora umurimo wawe, ese bizagenda gute nituramuka tugezeyo? Bizashoboka? Kandi ureba imirimo twagukoreraga muri iri torero. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo uzagende, nzagukoreshereza n'ubundi aho nzashaka hose, ngo n'ubundi ninjye wagukoreshaga n'ubundi nzongera nkukoreshe. Nibwo nongeye ndayibaza nti se ririya torero nyoherezamwo ko njyamo harimo abantu baboshye imisatsi igera mu mugongo, n'abandi bambaye ubugutiya bugeze mu kirere hejuru y'intege, nkaba mbona ari ahantu bigaragara nk'abantu hari abibone. Ririya niryo torero twoherezamwo ngo ugiye kweza ngo muri iyi minsi ya nyuma ngo ukaricyuro? Ijwi ry'Imana ryarongera rirambwira ngo uzagenda ureba ibyawe ntuzarebe iby'abandi, ngo kuko ngo biriya ni njyewe ubishinzwe, ngo abazemera kwihana nzabaha ubugingo buhoraho, abatazabyemera bazarimbukana nabi icyumweru. Ijwi ry'Imana ryambwira ngo uzagende ugendana n'abakora neza, uzitandukanye n'abakora nabi, ngo kuko ngo n'ubundi harimo ibice bibiri, harimo igice gikiranuka n'ikidakiranuka, muzagendane n'igikiranuka, ikidakiranuka muzakihorere, ni njyewe ushinzwe imirimo yacyo, ngiye kubitunganyiriza. Abazemera inama zanjye mbagiriye bazabona ubugingo buhoraho, ariko abazanangira bazarimbukana n'abandi bose nk'ab'icyumweru. Nibwo icyo gihe rero nahise mbona harimo abo badamu, abakobwa bambaye ubugutiya bugufiya, mbona abadamu nabo bafite imisatsi igera mu mugongo, ariko nagira ngo mbwire abantu ngo imirimo twakoraga n'ubundi turacyayikora, ahubwo yarengejeho. Ubwo rero tukigerayo n'ubundi ryajwe twavuganaga naryo n'ubundi ryarakomeje turavugana, nubwo abantu bavuga ngo wenda ngo twagezeyo turazima nk'uko nanjye nabivugaga, ntabwo twazimye, ahubwo impano z'Imana zarakomeje. Twagezeyo rero tumaze kugerayo, tumaze kugera mu itorero, nibwo naje kongera kugaruka mu iyerekwa cyangwa se mu nzozi. Imana yongera kunyerekana none ngo ndi ahantu ku musozi, ngiye kubona mbona Imana izanye ikintu giforomye nka kiriya giti kizamu buryo kimeze, cyangwa se urukiramende. Abantu ba kera bo bararuzi, keretse abana b'iki gihe, ariko abana b'iki gihe bo nabagereranyiriza izamu ry'umupira uburyo ryubatse. Nagiye kubona mbona rero urukiramende cyangwa se iryo zamu rimeze nk'iryubatse imbere yanjye. Ngiye kubona mbona abagabo, abagore, abakobwa, abana bose bahagaze haruguru y'iryo zamu, ariko ngiwe nabwirwaga yuko ngo ari urukiramende. None ubwo rero nkimara guhagarara hepfo y'urwo rukiramende, nibwo nagiye kubona mbona umuntu afite igitabo kinini cyane cyanditsemo amazina y'abantu. Noneho abantu bamwe bari bahagaze haruguru y'urwo rukiramende, ngiwe n'uwo mugabo wari ufite igitabo kinini cyane nari mpagaze hepfo yarwo. Noneho arambwira ati ngaho itegereza urebe ikizami kigiye gukorerwa aha ngaho. Ubwo nahise nitegereza, nagiye kumva numva arambwiye ngo ruriya rukiramende ureba rushinze hariya ntabwo ari urukiramende abana basimbuka, ahubwo ni igipimo nshyize imbere y'abantu banjye kigereranya isabato ngiye kumenyesha abantu banjye, igiye kubabera ikigeragezo. Ngo umuntu wese wibwira yuko ankorera
wese ngiye kumumenyesha isabato, utazemera gukurikiza amahame y'isabato ngo ayagenderemo, ngo agiye akurikize yatunganya amategeko yanjye harimo n'isabato, ibyaharanira byose guhabwa nanjye ntabyo azabona. Ngo hari uwo nabwiye ibintu nzamukorera, uwo nguwo nimuha gutunganya amategeko yanjye akamunanira ntabyo nzamuha. Hari abarimo kunsaba ubugingo buhoraho, abo ngabo ngiye kubamenyesha umucyo w'isabato, nibabyanga abo ngabo nta bugingo bazabona. Ngo ubwo rero itegereza urebe uburyo umukino ugiye gukurikirana kugira ngo urebe abatsindwa n'abatsinda. Nagiye ko namwumva hamagaye izina rya mbere, amaze kurihamagara nyiraryo nahise mumenya, ntabwo nakwirwa soma n'amazina ye, ntabwo ari ngombwa. Yahise amuhamagara, abarasimbutse urukiramende bararurenze, aramuvivura, arambwira ngo uriya n'uwinjiye mu isabato wemeye, agahita yinjiramo nta mananiza. Arongera ahamagara undi mudamu nawe arasimbuka, ageze mu bantu 5 nibwo abandi basigaye bahise bafata amatelefoni bashyira ku gutwi, bahita bahamagara ngo abanyonzi aho baparika, ngo barababwira ngo nimuze mutugeze aho uriya muntu avivurira, kugira ngo n'ubundi nitugerayo aratuvivurira nk'abasimbutse. Babandi bahise batega abanyonzi, bahita bagenda bagera kuri hahandi bavivurira. Wa muntu wavivura agahita avuga ati nimugende mwebwe muteze abanyonzi mujye kwanyu, ati noneho n'abarimo gusimbuka namwe mujye iburyo. Ubwo noneho abasimbukaga bose bagiye iburyo, ariko abazanangwaga n'abanyonzi bose bahagaze ibumoso. Umukino urangiye yahise atubwira ati mwebwe abasimbutse urukiramende nimunkurikire mbajyane ku musozi ngiye gukoreraho inama namwe. Na babandi bafateza abanyonzi bagiye kuza aravuga ngo nimuguma aho ngaho, mwebwe mwateza abanyonzi nimuguma aho ngaho, namwe uwabahaye amategeko yo gutega abanyonzi namwe araza, namwe abakoresha inama. Ubwo babandi baciye hejuru y'urukiramende twahise tugenda, tugeze ku musozi mwiza, nabonaga ari umusozi mwiza unonosoye. Ngiye kubona mbona icyo gihe uwo musozi hariho ibiti 3, hariho igiti cy'ipapayi cyeze, imbuto zihishije zose, nta n'urabo rwariho. Ngiye kubona mbona hariho n'igiti cy'ironji nacyo cyari cyeze, mu mwanya w'amababi hariho imbuto zihiye. Noneho icya 3 nabonaga ari itunda naryo zari zihiye cyane, nta babiri ririho, ari imbuto zonyine gusa. Ngiye kubona numva wa mugabo wari utuyoboye aratubwira ati nimwicare mbabwire rero ikigenderewe. Twaricaye, tumaze kwicara aratubwira ngo kiriya kizami mwakoze, ruya rukiramende mwabonye musimbuka, n'abantu ngiye kumenyesha umucyo w'isabato. Noneho bamwe bawange nibamara kuwanga bazikwega mu madini barimwo, bemere batange ubwitange bwinshi, barare n'amajoro menshi barimo gusenga ngo kugira ngo nkunde mbemere. Ngo ariko ibyo bazakora byose naho bakwikebesha amabuye ntabwo nzabumva batabanjije kubahiriza amategeko yanjye n'isabato irimo. Ngo noneho rero bari abanyonzi ni ikishushanyo cy'iyo mirimo barimo gukora myinshi kugira ngo bakunde bagwize imirimo ngo nkunde mbashime, ngo niko kwicira inzira bishakira abanyonzi yo kubageza iwanjye batanyuze mu isabato. Ngo noneho rero abaciye hejuru y'ukiramende nabemeye bareka icyubahiro bari bafite iyo bari, nabemeye bareka imirimo bari bakoraga, baza kubaha amategeko yanjye, bariya nibo baciye hejuru y'ukiramende barutsinze. Ngo ubwo rero abanjye nzanye mpaye ikigeragezo bakagitsinda, nabangaba nzanye ahangaha ni mwebwe. Iki giti muzajya murya igiti, ubundi hasigaye mugeze ku cyanyuma aho mwahereye mbere naho cyeze, ngo ntabwo muzigera musonza, ntimuzigera mugira n'inyota. Ngo bariya rero ngo nabo biciriye inzira, nibwo nabo bazagenda bajye kwa Satani ababwire ngo ntimwankoreye, ngo ntimwakoreye ngo n'Imana yanyu. Noneho bazahera mu gihirahiro rero, ngo nkuko mubonye basigaye hariya aho imikino yabereye, ngo ni nako bazasigara mu isi batabonye ibyo baruhiye. Nibwo nagiye kubona numva ijwi ry'Imana ryambwiye ngo uzasome mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Danieli. Ubwo ngubwo mpita imbwira ipaje nagombaga kuba nasoma. Ubwo rero ni ukuvuga ngo reka mwihangane kugira ngo iyo paje y'urwo rupapuro Imana yambwiye kugira ngo somere abantu, kugira ngo uwo muntu amfashe kuko nta rinete mfite, reka bimfashemo kugira ngo mubashe kubyumva. Kadusome. Aravuga ngo umuja w'Imana yaravuze ati Uwiteka azakorera mu bikoresho bye byoroshye byicisha bugufi, abakozi be bazabashishwa gukora ibitangaza babihawe n'umwuka wera. Atari ubwenge bazaba
barize mu mashuri. Abantu buje kwizera b'abanyamasengesho bazagira ishyaka ryo kwatura amagambo Imana izashyira mu kanwa kabo. Isabato izabe igipimo giheruka kizagera mu bantu. Hagati kazatambikwa hagati y'abayoboka Imana n'abatayiyoboka by'ukuri. Ubwo ukuri kw'Imana kuzagaragarira kweruye imbere y'abantu bose. Umuntu wese uzakandagira amategeko y'Imana ngo akomeze amahimbano y'abantu azashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, maze abandi bazahitamo kugandukira mu ijuru bagahabwa ikimenyetso cy'Imana. Yarakoze cyane umuntu umufasha wanyu ufashije kugira ngo asomere rino somo. Iryo ni isomo Imana yampaye riherekeza izo nzozi nabonye zigendanye n'ubutumwa namaze kwakira ngeze mu itorero ry'Abadiventiste. Ubwo rero kuva icyo gihe na n'ubu umurimo warakomeje, ndacyabwiriza ubutumwa mu baturage, mu batuye mu isaha ngaha, mu baturanyi hose ndagerageza uko Imana ishoboje. Ubutumwa ndagenda tubukora nk'uko Imana yabidusabye, kandi tugasaba Imana ngo Imana izaduhe n'imbaraga. Uretse no mu murenge wacu cyangwa se no mu karere kacu, turasaba Imana ngo no mu tundi turere Imana izadushoboze kugira ngo tugezemwo ubu butumwa ndetse n'ubu buhamya Imana yatugiriye, yaduhaye kubw'umucyo w'isabato Imana yatumenyesheje. Ubwo rero nukuvuga ngo rwose nuko nguko umuhamagaro wacu wagenze. Gusa Imana yo mu ijuru turayishima, kuko naho twari turi muri iryo torero twarasengaga tukumva rwose ko dusenga nta kibazo, ariko tugeze aho ngaho nibwo Imana yatubwiye ngo igihe kirageze cyuko muhindura gahunda z'imisengere, kuko Satani nawe agiye guhindura ingamba. Ubwo rero Imana ikimara kubitubwira twahise twiyibagiza ibyiza twaboneye hahandi, twiyibagije inshuti, twiyibagije ibintu byose twaboneye byiza, duhita tuvuga ngo n'ubundi aho twari turi ni Imana yabidukoreraga, n'ubundi naho tuzajya n'ubundi turacyari kumwe n'Imana. Twahise twumvira umwuka w'Imana rero duhita duhaguruka, duhita twiye mu itorero ry'Imana, tukaba tuyishimira yuko Imana na n'ubu ikibanye natwe, kandi hari byinshi tumaze kunguka. Hari ibitangaza bikomeye byinshi cyane Imana igenda idukorera nk'uko n'ubundi yabikoraga, ndetse n'ubu imaze no kurenzaho, kuko hari byinshi tumaze kunguka natwe, tumaze kubona, tumaze kunguka mu buryo bwo mu mwuka. Kubw'ibyo rero gusa Imana iduhana umugisha. Ubwo nuko nguko ubuhamya bwanjye bumeze. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Uwakumva ubuhamya bwanyu harimo amayerekwa menshi, ibigereranyo, murimo gucyocyorana n'Imana mu buryo runaka. Abantu benshi bashobora kuba batakumva ubwo bunararibonye bwo kubana n'Imana muri ubwo buryo, ariko mise ntekereza isomo riri muri Yobu igice cya 33 umurongo wa 14 hatubwira ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Umurongo wa 15 ukurikira bavuga ngo mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo. Bivuze ngo Imana yiteguye gukorana n'umuntu wese. Yabivuze ko mu byo babwiwe harimo no gukorana n'abantu baciriritse batanize. Imana ifite uburyo bwinshi bwo kugeza ku bantu bayo ubutumwa bwayo. Tubishimiye Imana cyane. Nagize amatsiko ndagira ngo dusubire inyuma gatoya kuri iyo ntangiriro. Ese ibyo bintu bikikubaho wabimenyesheje umuryango wawe? Natubwiye ko umufasha wawe mufitanye abana 6, umuryango warababwiye. Ese babyakiriye bate mbere yuko duha umufasha wawe ijambo? Murakoze cyane. Abana banjye cyangwa se umuryango wacu ugizwe n'abana, nabo ni abantu bakunda Imana cyane. Ntabwo twigeze tubigira ibanga. Nahise bucya mu gitondo nteranya umuryango wanjye ndabubwira rero bana banjye, nubwo mwabonaga dusengera muri ADPR, Imana igiye kutwimura, igiye kutujyana muri indi torero ry'Abadiventiste risenga ku munsi wa 7. Abana bahita bavuga ngo ese ubu tuzajyayo, tuzabishobora, tuzahabasha? Ndababwira inti tugomba kugenda. Ni kuko Aburahamu Imana imubwira ngo nave kuri gakondo ya se na nyina ajye ku musozi imwohereje. Yaremeye yirengagiza
ibyo yari afite kuri gakondo aremera ajya ku musozi Imana imwohereje. Ubwo rero namwe tugomba kwemera tukajya aho Imana itwohereje, n'ubundi hari ibyo igomba kutugirira birenze ibyo tureba aho turi. Ubwo rero umukobwa wanjye w'imfura yahise avuga ati rwose papa, ati ntabwo muzadusiga, ati kuko ntabwo Imana dukorera yatubwira ibyo tugomba gukora ngo tuyirwanye, ati ntabwo twiyobora. Ubwo n'abandi bana bose rero bahita bavuga bati ntabwo muzagenda mwenyine, tuzajyana, ntabwo twarika Imana yacu ngo tuyisuzugure itubwiye aho tugomba kujya gukorera umurimo. Ubwo rero uko abana babyakiriye ntabwo bigeze babirwanya, barambwiye bati papa, ntabwo uzagenda ngo dusigare, ntabwo muzadusiga, kuva Imana ibahamagaye ngo tujye kuyikorera muri iriya torero, reka tugende dutegereze icyo Imana izadukorera tugeze muri iriya torero. Ubwo rero umukobwa wacu w'imfura yitwa Niyonsaba Esther yahise abyakira, n'abandi bamukurikiye bose bahita nabo babyakira. Ubwo ubundi ahasigaye nibwo twahise dufata umwanzuro wo kuguma mu rugo. Twagiye mu baturanyi b'Abadiventiste tujya kubabwira ngo ese ko Imana yatushyize muri guma mu rugo, umunsi guma mu rugo yavuyeho muzaze kudusura, Imana yatugize abadive, byarabatunguye cyane. Ubwo guma mu rugo ivuyeho baje kudusura baratuganiriza, none abo twabanaga muri iryo torero rindi bakajya baza kutugandura ngo twaraguye, tukababwira tuti ntabwo twaguye, ahubwo namwe nimwitegereze, nimwitegure, Imana igiye kubajyana ku isabato. Bati ntabwo tuzajyayo, namwe yajyanye muzagaruka, mwagiye muri misiyo y'ubutumwa muzagaruka, ntabwo tuzagaruka, twagiye tugiye, ntabwo tuzagaruka inyuma. Ati ibyo nibyo mwibwira tuzababona mugarutse, ntabwo tuzagaruka, ahubwo nimwe muzadusangayo. Ubwo rero twagumye mu rugo, igihe kigeze nibwo Imana yatubwiye ngo ninjoro Imana iransanga irambwira ngo nimugende mutegure imyenda y'abana mu gitondo, ku isabato muzajya mu materaniro, ubuyobozi bwa leta bwabakinguriye, muzitegure mujye guterana. Ubwo rero byahise uwo mwanya tujya mu materaniro, ibyo bitangaza byose twababwiye ni ubwo ngubwo byahise bikoreka. Imana itugirira neza. Amen, amen. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Utubwiye abana, umufasha se we byagenze bite? Turi kumwe nawe, we wabyakiriye ute icyo cyebezo cy'umutware wawe n'abana? We byagenze bite kugira ngo wumve ko wava mu muryango wari urimo w'Abadeperi wibone mu muryango w'Abadiventiste, dore ko numvise ko mwarimo bafiteho amakuru atari meza, abantu batuzura umwuka wera, abantu bambara nabi, basokoza nabi? Bimeze bite? Mwe mwabyakiriye mute? Rakoze kubyakira kubwanjye nk'umufasha byaranduhije cyane, byaranduhije birangora, kuko ntabwo nigeraga niyumvamo Abadiventiste mu munsi wa karindwi, kuko n'ubuhamya rwose ndabuvuga pe. Ndibuka umwaka w'2000 njya guterana barandarika ahantu biti Mureye, ariko nagiyeyo baratwakira neza, baratwicaza, batujyana n'aho bitaga mu mitwe. Ariko ibyo naragiye ndicara pe, mbona abantu bakira neza, ariko ubutumwa bwabo ntibwigeze bumfataho, natashye amateraniro yabo atarangiye adashoje. Ubwo ibyo iyo mbitekereje numva rwose naho nashimira Imana, ariko ku buhamya bw'uko Imana yatubwiraga, yabitubwiye kuva kera, bitubwira itangira igenda iturengurira, ndetse dutangira nubwo twari mu itorero rya Adeperi, twari abanyamasengesho, twari dufite iyerekwa, twari umva rwose ndakubwira ngo byari ibintu bikomeye ku buzima bwacu, ndetse no mu by'umwuka twarimo twumvaga turi abantu bakomeye rwose, nta kibazo rwose. Ariko kubw'ibyo nubwo twasangwaga bwose, twakomezaga umutima udukomanga, ariko tugakunda igitabo cy'ibyahishuwe na Danieli, tukajya twageraho isomo twasoma ryagera ku isabato, ryagera ku mategeko, umutima ukaturya. Ndetse byakandagiye nko mu myaka nk'itatu twicara mu rugo ku isabato ntitugire ikintu dukora, tukavuga ngo reka ngo Imana yabonye ni ku isabato, yabonye ko ngo natwe twatangiye kubaha, ariko ntibyatubuzaga kugira ngo buke mu gitondo twigire ku rusengero, n'ubundi twajyaga gusenga. Ariko kubwo ibitangaza by'Imana kuri uwo munsi mbere ya Covid,
nibwo intekerezo zatangiye gukanguka. Imana itangira gukoresha ubwenge bwacu, itangira impano irazikoresha mu gicuku cy'ijoro, iratangira itwereka umucyo w'isabato, itwereka uburyo isabato ari nziza, itwereka uburyo amategeko yayo ari meza rwose pe. Ariko nyine mwambajije uburyo twakiriye umucyo ndetse n'abana ndetse n'umuryango nyine muri rusange, ariko ntabwo nigeze mbyiyumvisha kuko nasubizaga amaso inyuma nkamera nka Mukaroti, nkibuka iby'iwacu, nkibuka kubyina, nkibuka ko mbese nkumva ko nkavuga n'Abadivantiste baba bameze nk'ibiti bihagaze. Mbese twashakagaho inzitwazo nyinshi cyane, twabitorotuzagaho tukumva ko nta kiza cyaturukayo, ariko Imana yo kabyara, Imana itangira ikomeza dusanga muri iryo joro uko dusinziriye, uko turyamye, ariko Imana ikomeza dusanga. Nibwo umutware yambwira ati se kureba ibintu byakaze, none ukaba ukanguka ukambwira ibyo wabonye, nanjye nkabamubwira, none waretse tukagenda. Ndamubwira ati genda wenyine ugira amaguru, wowe ufite amaguru ugenda. Rwose Imana yakomeje kugenda. Uriya mukecuru mureba yaje iwacu yatubwirije nk'imyaka igera muri 3, nkajya mwirukana, sinamwirukanaga wenda by'ubushizi bw'isoni bundi, ariko najyaga mu gikoni nkateka nkamwiborera, akatwigisha ku gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13, nkamubwira ntiyabona atungutse n'inyamaswa, atiye kuvuga ku kintu cyitwa inyamaswa. Ubwo rero ibyo ntibyigeze rwose, naramwirukanaga rwose, ni namvire mu rugo nagende, cyo koze uwanjye agaca bugufi akamwakira. Yamara kugenda ni wese daimon uzakura mu badive uzaba uzireba, ariko kwibana umwana w'umuntu areba siko Imana irora. Iyo yari dufite umugambi izi neza ko tuzayikorera mu gihe nk'iki. Ubwo nibwo nakomeje mu gitondo n'injoro bukeye, nibwo nabyutse ndamubwira nuzi n'ibindi. Nagiye kumva ninumva ijwi n'injoro riri kumvugira hejuru rimbwira ngo ubutumwa bw'abamarayika 3, ngo kandi iraduhagurukije ngo tugiye kuvuga ubutumwa bw'abamarayika wa 3. Ese abaho wa mbere hakabaho n'uwa kabiri? Ndavuga ni none bisazi biratera, nuko urajya gusara se bagenda? Ati cicika byihorere, ati tuzaba tureba ibyabyo. Nanone ngo buke ngiye kumva numva ijwi ririmo kumvugira hejuru ngo ndabahagurukije ngo mugiye kuvuga ubutumwa bw'abamarayika 3. Ndavuga ni yewe ntari tugiye kwirukana n'ikindi. Nuko ubwo byo gusoma abamarayika 3 nitwari tubizi, twitezaga ibyahishuwe, twiberaga mu bindi zindi nyandiko zindi, ariko ibyo ntibyadufatagaho. Ariko kubw'ibyo ngibyo Imana aradufashije. Ndangije ndavuga ni se koko abana barambwira ati sema, ati papa agende wenyine, ati twarakoreye Imana. Ayiwe numva umuka Imana ageze ku buzima bwanjye. Ndavuga ni murabizi bana ntabwo nabana natangiye neza ngo nsoze nabi, reka tujye gukorera Imana yacu. Ipfa kuba yatubwiye ko izabana natwe kandi izadukoresha mu gihe gikomeye kandi igihe kidasanzwe. Ndabyibuka ko nabwiye umutware niko ndeba, ubu reka nkubwire, ubu ngubu ntabwo numvaga ko naramubwiye nari ku wundi tugiye kujya muri gereza, tugiye gukora iki ko tutaruga ntitwibe. Ibintu bizatujyana muri gereza ni bizatuma abanyamakuru batuziramo baza kuvugana natwe n'iki. Ati se ndabizi, reka nkubwire, nindi kubona abanyamakuru batandukanye baza batubaza, ariko ibyo batubaza ntabwo ndasobanukirwa. Ntireka nkubwire twitwararike umuntu wadutukane tukajye tuvuga. Ni kuko nituramuka tuvuze bizatuma abanyamakuru baza kutubaza, batubaza impamvu, batubaze n'ikibidutera. Nireka tujye twifata, nitwifate rwose, ni ku buryo nta kizajya kiduhungabanya. Ariko buri Imana yari izi ubwenge ku isaha tuzaba tugize gute, turi kumwe tubabwira gukomera kw'Imana. Nuko ubwo nibwo byageze ndamubwira ni iryo ni ryayerekwa twakomeje tuvuga Imana irimo dusanga. Ndamubwira ni nagiye kubona mbona turi mu kindi gihugu, Imana itwohereje mu bihugu byo hanze. Muri ibyo bihugu byo hanze nagiye kubona mbona
tugeze mu bihugu birimo abantu bapfuye, abagihumeka, abagihorogoma basigaje gupfa, ariko nitugeze muri ibyo bihugu, muri icyo gihugu ningiye kubona mbona muri ba bantu bari bagiye gupfa n'abahorogomaga bagiye benda gupfa, mbese babura umwuka mu cyango bagende. Ngiye kubona mbona duhawe imyambaro y'abaganga, mbona duhindutse abaganga b'ibihugu. Ndamubwira nti se ko nabonye tugiye twabaye abaganga bo mu bindi bihugu tugahabwa kuvura tutarize, nkabona twambaye imyenda y'akazi y'abaganga, ese tuzavura mu buhe buryo? Umutware ati ntabwo mbizi. Ariko kuri iriya ngingo nababwiye abanyamakuru batubazaga batandukanye ndetse n'abaganga, ubwo twari aho ngaho nibwo nabonaga ba bantu bari barapfuye, bari barapfanye imisatsi bambaye iboshye igeze mu mugongo, barapfanye ubuntu bw'amajipo nk'uko umutware yabibabwiye, mbese ari abantu intumbi zirambaraye. Ariko ibyo bihugu ngo mbona turabyogoze cyane, ntabwo twicaye. Ariko mbere yuko tujya muri ibyo bihugu nibwo nabonaga indege zidupakira tugenda. Ndavuga ni semana nabaho ko tutararengana na hehe ko n'indege ntari nayibona n'amaso, tuzajya mu bihugu n'indege gute? Ariko Imana ni nziza ibiye byose. Ubwo nibwo Imana irimo igenda, ndimo kubona igenda ibicisha muri izi nzira, batubaza tukababwira. Ariko muri make ntabwo uru rugendo ntabwo tuzaceceka kuvuga, turakomeje. Ntabwo Imana yatubwiye ngo muzavuga, nzabavugisha ku buryo amahanga nayo azabimenya, kandi ko ni nako biri. Iratubwira ngo kandi muhumure, ndi kumwe namwe, nta nuzagerageza kubashotora gato ngo abakoze urutoki, nzaba ndi kumwe namwe. Imana rero ikomeje kugenda ibana natwe, Imana iri mu ruhande rwacu, ubu turi mu murimo wayo. Gusa Imana yaradufashije tujya mu itorero, Imana yatugize turaba abizera, Imana iradufasha, twarayumviye ibyo twababwira ni byinshi, twarayumviye, turi mu murimo. Ubwo gusa hanze nk'abo twabanye bakatubwira bati umwuka w'Imana ntazakomeza, ndagira ngo mari mu ngenge abantu bakibitekereza, Imana ihamagarane bahaguruke. Kuko batubwiraga bati se abantu batuzura umwuka wera muzabana nabo mute? Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ni umwuka wera w'Imana ashinze ibirindiro. Twarahageze turavuga ngo kare kose Uwiteka waduhoye iki, iyo duhamagara kuva kera ubu wari warabazarwi. Nkaba nagira ngo nsabe abamama, kandi nkomeza kubivuga mu buryo buhamya uko butandukanye. Harimo abapapa benshi, urugo umuryango Imana ikawuhamagara, ariko abantu b'abadamu ubona ko ari bo basubije ubutumwa inyuma barabudindiza. Bagira ngo barahamagaye bakabwira abatwari babo bati ibintu ntibishoboka, ugasanga barabazitiye bagatuma umwuka w'Imana atinjira mu rugo rwabo uko bikwiriye. Ubwo rero nashishikariza abadamu bagenzi banjye kugira ngo nibajye mu ijwi ry'Imana rigeze mu rugo rwabo, bagiye barushaho guhaguruka kugira ngo Imana itange umugisha mu rugo rwabo. Murakoze, murumva ko rwari urugamba, kandi ngira ngo abahuye nabyo bose babasha guhamya ibyo, kugira ngo abantu barenze babiri bafate icyemezo ni ikintu kiba gikomeye, ariko Imana ishimwe yakomeje kubibashoboza. Ubuhamya bwanyu n'ubwo agaciro gakomeye. Ariko ndagira ngo ngaruke kuri wa munsi nyirizina. Mwatubwiye yuko mwakiriye ubutumwa mu buryo bwuzuye turi muri Guma mu Rugo, nibyo ahari? Mwakiriye ubutumwa turi muri Guma mu Rugo, ariko mwatubwiye yuko nanone abadeperi bateranaga. Ubwo ntabwo bigiye kugongana, cyangwa adeperi yenda bafunguriwe urusengero mbere y'abadivantiste, kuko mwatubwiye ko hari amararika yababwiraga gusubira guterana icyo gihe. Urakoze kumbaza kunsobanuza aho hantu. Habayeho rero Guma mu Rugo, bigeze aho ngaho nibwo muri adeperi habayeho ko bakingurirwa mbere, noneho
abakristo ba ADEPR bo bajya guterana ibyumweru bitatu, abadivantiste bo batarakingurirwa, bataragera ku byo leta basaba. Ubwo rero twagumye mu rugo, Imana yatubwira ngo nubwo ADEPR yakinguye mugume mu rugo kugeza igihe ku isabato bazakingurira nzabibamenyesha. Ubwo rero akarere kaje gukingurira itorero, abayobozi nyine b'akarere baje gusura ibyangombwa yuko itorero ibyujuje. Icyo gihe Imana yari yarayibitubwiye ngo mubyuke mufura imyenda, ejo abayobozi bazaza kubakingurira ngo kandi muzasenga kuko ibyangombwa byuzuye. Ubwo y'abadiyakoni baje kutubwira imyenda yanitse ku rugo, Imana yarangije kutugeraho. Amen, amen. Uwo munsi nyirizina noneho umunsi wo kugera ku rusengero, mwavuze muti twibajije niba turi mu ijuru, byari ibirori, za mpungenge nyinshi mwari mufite zisa nk'izikuweho, kandi mwatubwiye yuko mwaje guhura mugera no ku bantu 60 mukabatirizwa rimwe. Byagenze bite? Abo bantu baturutse he? Ese hari habanje bo baje bate? Hari amakuru mubifiteho? Abo bantu rero uburyo baje, nta wigeze anyura kundi ngo amubwire ngo ejo nzajya mu badive ati nanjye nzajyayo, ahubwo ni umwuka w'Imana wararitse. Uwo munsi Imana yakinguye aho ngaho nyine yakoresheje ubuyobozi bwa leta bwadukinguriye. Icyo gihe twagezeyo buri muntu yibonayo nk'uko mu ijuru n'ubundi bizagenda, nk'uko umuntu azagerayo agasanga uwo atarazi yuko yagezeyo akamubonayo. Ubwo twagezeyo dusanga hariyo abanyagatolika bageze mu 10, mu bameto hari abantu bageze muri 30, mu barokore ndumva n'imiryango yacu yose iteraniye hamwe twari abantu 20, ndumva twari abantu 60 twahuriyeyo. Buri muntu nta wararikanye n'undi ngo tuzajyana, twibonye twagezeyo. Ubwo tukigerayo namaze kubona gahunda zibera mu itorero. Icyashimishije cyane ni ukwiga ijambo ry'Imana, aho ugize ikibazo ukahasobanuza ugataha umenye ukuri kweruye. Noneho ngiye nabonayo gahunda zitandukanye. Rero hari byinshi naribonyemo na n'ubu bikintangaza, na n'ubu bituma nshima Imana kandi nkashimira n'itorero ry'Imana twagiye tugana, kuko twarisoromyeho imbuto nyinshi cyane na n'ubu ngubu, kandi ntabwo twigeze tubona ikintu na kimwe cy'igitotsi ku itorero ry'Imana. Kandi tukigerayo Imana yakomeje itwiyereka. Kwa kundi twajyaga duhura n'ikibazo tugahita tujya kurara mu gasozi, mu mashyamba, tukajya mu buvumo ngo niho birangirira. Ubu twamaze kumenya ukuri yuko uzakiranuka muri byose, Imana nawe ibyo yifuza byose izabimukorera. Naho twasenga rero ntabwo tuzongera kurara amajoro tuvuga ngo niho ibyacu bizarangirira. Nidukiranuka imbere y'Imana, byose ibyacu byose izabirangiza. Tuzasenga nk'uko bisanzwe, nk'uko twari dusanzwe dusenga, ariko tutabango ibi kurara mu buvumo, kurara mu mukoke ngo niho bizatuma Imana itwumva. Twamaze kumenya ko gukiranuka imbere y'Imana ari byo bizatuma Imana itwumva. Imana ihabwe icyubahiro. Ubwo ukomoje ku kibazo, ariko reka nkibaze umufasha, ese za mpungenge mwari mufite, abantu baririmba nk'ibiti, abantu batuzura umwuka wera, cyaje kubagendekera bite hanyuma? Mwaje kubona ubu mwamaze gufata umuco wo kuririmba nk'ibiti? Mutubwire. Oya, iyo ni imyumvire, ni byari bitwibereyemo. Ni kwa kundi umuntu azakagupakiramo ibintu akabigushyiramo, burya baca umugani ngo akanyoni katagurutse nikamenya aho bweze. Buriya ndagira ngo mbabwire ngo indirimbo zaho zirahambaye, kwigisha kwabo birarenze, kuko inyigisho zabo zaratunyuze, turanezerewe. Aho tutumva turabaza tugasobanukirwa. Ibyo rero nabyo twari tuzi. Tuzi ko umuntu abamubwiriza ubutumwa agahaguruka akagenda, ariko ndakumenyesha neza yuko mbwira n'abantu bose, ndababwira ngo itorero ry'Imana, ndetse bimwe bavuga ngo itorero ry'Imana riri mu ibanga, rirahagaragara uretse ko abantu batabizi. Riragaragara, itorero ry'Imana riragaragara. Kandi ikindi cyanshimishije cyane, numvaga ko ntarenze umuharuro ngo njye kurara mu buvumo cyangwa se n'ahandi. Numvaga yuko nta kintu Imana yankorera, ariko nagerageje Imana ndabibona. Nagerageje Imana, ubwo n'ubuhamya ngize ngo
nihera abantu kuko usanga bavuga ngo ntabwo bazasubizwa mu badivantiste bagiye ntabwo basubizwa ariko twaje guhura n'ikibazo tumaze kugera mu itorero ry'abadivantiste umunsi wa 7 mbwira Imana uravuga ati Imana mfata igikapu cyanjye njya gushyiramo imyenda kugira ngo njye kurara mu buvumo ubwo umutware arambwira ati jewe nijoro nabonye nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ese aho mwaje munsanga ntabwo nzabasubiza iramubwira ngo tuvugana ndakwiyamye nongere gusubira hari ahantu ngewe mu gitondo namubwiye ngiye ndagiye kuko byanga byakunda niyo kakondo niho twabaye kandi ndasubizwa nageze mu nzira ubu cyangwa guca kuri bagenzi banjye ngo tugende tujye ku muvumo byabaye ngombwa ko bambwira ngo bose bavuyeyo nabuzonjyana nawe ariko byari mu mugambi w'Imana naragarutse ngiye n'inzira mu rugo none ndavuga ati Imana ndakumviye Imana ntabwo ngiye rwose none ngiye kugira ngo murebe ubwo nagiye kubona mbona kuko twari dufite ikibazo cyadusabaga amafaranga kandi bigoye nta n'igiceri cy'atanu dufite nagiye mu nzu mbwira umutware ni rero tuvugana ngiye kurebana n'Imana y'abadivantiste noneho kugeza ubu ninjye nayo ndavugana nanjye ngiye kureba iyi Imana ndebe ndavuga ndabizi kurura kwizera nanjye nkuru rukundi ndayibwira mu gitondo ndavuga nti Imana dore watubujije tugiye kureba Imana yaho batujya tugiye kukureba koko ko umuntu ari hari ahantu abasubizwa nk'abandi ubwo bwarakeye mu gitondo ngiye kubona mbona umusaza duturanye nambwiye atumva byuka ngo telefone tuvugane uvugane n'umuntu n'umumama yari umukobwa we arambwira ati byuka tuvugane narabyutse mu gitondo tumaze gusenga njya hanze amatelefone turavugana arambwira ati rero mama Esteri ndamubwira ni ati mva kanaka yambwiye ngo abura ukuntu akugeraho rwose urabona uzi neza ko atuye kuri ariko arambwiye ngo mwitabe navuganye nawe arambwira ati rero ndimo kubura ukuntu mbageraho ibintu bikanyobera ariko ubu tuvugana nohereje agaseke k'ibihumbi 30 Imana ni nziza ibihe byose ubwo ndagira ngo mbwire umuntu wari we wese ibyo byose byabaye muri kwa kugerageza kuko yatubwiraga ngo ndabiyamye sinshaka ko munshakira kure munayinka bakaba cyane ndahari kandi mwambuye ibiganza mwankoraho ubwo ndagira ngo mbwire umuntu wari we wese wumva yuko Imana yuko atayibona mu Adventiste Imana irahari Imana iri kumwe nabo Imana ibakorera ibitangaza Imana ibakorera imirimo bararya bagahaga bagasagura bakagaburira n'abandi ubwo rero kubw'ibyo ngibyo ndumva ubuhamya bwanyu buraryoshye nuko igihe nacyo kiba kiri kwirukanka ariko ndi kwibaza ikibazo ba bantu mwinjiranye 60 birumvikana mwe mwararyohewe murashikamye ese ba bandi nabo baracyahari uyu munsi nabasanze mu rugo ntabwo ariko umunsi w'amateraniro muracyaterana cyangwa bamwe basubiyeyo byagenze bite bimeze bite ubu ngubu yewe birakomeje kandi nabo baranezerewe baravuga bati nta kintu kizadusubiza inyuma ukuri twarakubonye kandi Imana twizeye nyakuri ikomeje kubana natwe uretse umwe wasinziriye atanaze kandi nawe yaherekejwe neza mu mahoro nuko twavuga byinshi rero kadushima Imana cyane kubw'ubuhamya bwanyu Imana ifite uburyo ikorana n'imitima y'abantu igihe tutabaye ibyigomeke kandi Imana ishimwe ku bwanyu kuko mutigometse ubu mwinjiye mu murimo wayo muri intumwa twaje hano kugira ngo tubafashe mu buryo bwo guhamya muhamirize amahanga yose nkuko Imana yababwiye yuko muzambuka inyanja mukurira indege mukagenda birashoboka ko bitaba nk'indege isanzwe ariko ubu buryo bw'ikoranabuhanga bubasha kubageza ku migabane yose y'isi ngewe nkibyumva gutyo numva ari uwo mugambi w'Imana yuko muhamiriza abandi kandi ku rwanjye ruhande ndabashimiye yuko muduhaye ubu buhamya niringiye yuko nawe duteze amatwi babasha kuzafashwa n'ubu buhamya sinzi niba hari umuntu ushaka kugira icyo yongeraho kugira ngo tushake umusozo hanyuma tuze gusaba
umupapa harera adusengere. Muri uyu mwanya nongeye gushimira Imana, nshimira n'umukozi wayo yabashije kohereza hano muri iri cumbi ryacu. Biratunejeje cyane kubw'uyu murimo w'ivugabutumwa aba yajemwo, bikaba bidushimishije cyane. Ubwo rero dushimiye Imana yuko yongeye kudusura uyu munsi, izina ry'Imana rihimbazwe. Ubwo rero mbwira n'abantu babasha gukurikirana buno butumwa babwumva cyangwa se babureba, kugira ngo be kubutesha agaciro ngo cyangwa bufate nk'iriya mipira bareba ku mateleviziyo, ahubwo bumve yuko ubu ari ubutumwa buri muntu wese agiye kuzagarurwa imbere ye, buri wese akazabazwa ibyo yakoze akimara kubwumva. Ubwo rero shishikariza abantu kugira ngo babwumve kandi babuzirikane, kandi bihutira gusoma igitabo cy'ibyahishuwe n'igitabo cy'ubuhanuzi bwa Danieli, kuko ibi byose arimo bikubiye. Buri wese rero nkaba mushishikarije kureba muri ibyo bitabo kugira ngo bibashe kumuyobora inzira, ni nabwo umucyo w'isabato uzamugeraho abashe kubisobanukirwa neza, ubwo Imana iduhana umugisha. Reka rero dusenge Imana dusoza uyu mwanya twari dufite muri iki kiganiro twagiranye na mwene data. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana ishobora byose, tugushimiye uyu mwanya mwiza utwemereye yuko twongera kwicarana n'umugaragu wawe n'umuryango wacu ndetse na bene data duturanye, tukaba twari duteraniye hano twumva ni ukuri ijambo ryawe ndetse n'ibyo wifuza ku bantu bawe, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye yuko rero warinze umugaragu wawe mu nzira, natwe ukaturinda, akaba yaje nta gikuba cyacitse mu nzira, natwe akaba yaje agasanga nta gikuba cyacitse, izina ryawe nirihimbazwe. None rero uyu mwanya mwiza ni ukuri turangije wo kugira ngo dutange ubuhamya bw'ibyo wadukoreye. Reka ubuhamya bugende bugere ku bantu bawe kandi bubashe kubafasha, kandi ubwumvishe wese buzabashe kumugirira umumaro. Umugaragu wawe rero data wa twese twagiranye ikiganiro, ubwo ari buhaguruka agenda mu nzira, ugendane nawe ukomeze umuherekeze, nagera mu icumbi ry'iwabo amahoro, ni ukuri tuzongera tugushime. Kandi n'abandi bose twahagurukanye bose, ni ukuri nabo bafite ibihamya byawe, ukomeze kubaba hafi, n'abandi ukomeze ubiyereke babone umucyo wawe, kugira ngo babashe kwitegura igihe kigiye kuza. Ngaho komeza ubane natwe, byose mbisabye nizeye kubikoze mu izina rya Yesu, amen.